Kuri uyu wa gatanu tariki 30 Kanama 2019 Polisi y'igihugu yeretse itangazamakuru abasore babiri bakurikiranyweho kwinjiza ibiyobyabwenge mu gihugu ndetse n'amavuta asanzwe amenyerewe nka mukorogo bifashishije imodoka zambukiranya imipaka zikoreye. Sabo gusa kuko umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba akomeza avuga ko hari n'abandi bafatiwe i Kigali nyuma yuko aba bafatiwe mu karere ka Rubavu bari batanze amakuru nabo bagatabwa muri yombi. Murakoze cyane. Ni umushoferi na kigingiwe bakorana kwiri kamyo mwabonye twaberetse. Ubusanzwe iyi kamyo ibijya muri Kongo mu kazi gasanzwe mu mizigo bakora akazi kabo ka buri munsi nkuko n'izindi kamyo zose ziba zambuka. Ariko ejo bagaruka byabaye ngombwa ko mu kwambuka ku mupaka abantu basaka nkuko bisanzwe none mu gusaka nibwo hagaragayemo ruriya rumogi mwabonye bure 312 habasha no kugaragaramo ari amavuta ya mukorogo. Noneho uko abantu bakurikiranaga habaho kubaza amakuru kugira ngo turebe mu kazi kacu ka buri munsi dukeneye kumenya urwo rumogi niba barwinjiza bate barujyanye he, ndetse haza no gutangwa amakuru bari mwabonye nkuko mwumvisha babivuga bagaragaza ko hari n'indi kamyo yatambutse imbere nayo ifite urumogi rwinshi. Tuvugana n'abapolisi bagenzi bacu bari Kigali ikamyo ibasha gufatwa ndetse n'abandi barafatwa nayo ifatirwamo urumogi rwinshi bure 18,800. Bigaragara rero ko aka kazi bakora babona ko ari imodoka nini ziba zifite imizigo bafite uburyo iyo batambuka ahantu abantu basakira bacekinga bavuga bati ntabwo byoroshye ntibapfa kuzirebamo. Bize n'ubwenge bwo kujya bafungura inyuma ku butanka bagasudira bakabishyiramo nibwo buryo babitwaramo. Ubu rero ngo iyo abantu babashije kumenya ibintu nk'ibi ngibi bakabasha gutahura abantu bakora ibintu nk'ibi bitwaje akazi bakora ndetse no gukoresha imodoka nk'izi ngizi zitajya zikunda gusakwa muri ubwo buryo, bikaba bigaragara ko abashoferi babandi twabonaga ko bashobora kuba bizererwa mu kazi bakora bafite uburyo bakora akazi kabo kinyamwuga. Biragaragara ko hari abantu bamwe batangiye gukangiza. Ubu rero bafashwe bagiye gushyikirizwa ribu iperereza rikomeze. Ariko tunibutsa ariko n'abantu baha akazi ari aba batwarira imodoka cyangwa bakigingi bakwiriye kugira amakenga bakabasha no kureba kure, kuko mwumvishe nkuru ya wemera ko amaze imyaka 5 anywa urumogi. Gufata umuntu ukamuha imodoka yawe nk'iyi ngiyi akayijyaho akajya kuyitwara ari n'uriya mushoferi uvuga ati nazanye umuntu mwene wacu ariko nari nzi ko ari umunywa rumogi, hagati ngo urumva ko hagati yabo bombi babiziranyeho ibyo bakora barabizi, yamuzanye kugira ngo bafatanye muri ibyo bintu, kuko ntabwo yacitse kuri iyo ngeso, aremera ko umunsi ku munsi we yitungirwa n'urumogi yabagarunga. Ntabwo umuntu wanywera urumogi natwe ubwacu uretse no kuvuga ngo uri umupolisi n'umunyarwanda wari wese umuntu uri mu rumogi ntabwo wamuyoberwa. Abafite imyitwarire mwabonye uburyo uriya mutandibo uriya kigingi avuga asobanura, ntabwo wayoberwa ko ari umuntu wakize ushobora guha akazi ku buryo wamwizera mukajyana mu kazi nkaka. Rero shoferi nubwo tutamushinja icyaha akekwaho icyaha, ariko ari abafashwe bari i Kigali ni shoferi na kigingiwe nabo kandi bafatanwe urumogi nk'urunguru rurenzuru, nubwo amakuru yatanzwe n'abangaba, ariko nabo ni shoferi na kigingi bose murumva ko bitana bamwe avuga ati sinzi igihe rwageremo, undi akavuga ati nkeka karurwa bariya. Aho ngaho ubwo tugiye kwashyikiriza ubugenzacyaha ribi ikora iperereza, hanyuma noneho bikomeze bijye mu rukiko kugeza igihe aba bakekwaho icyaha kizabahamira bakaba bahanwa. Ariko twibutsa abantu ko amategeko nayo arakakaye, amategeko arakakaye kuko arakomeye. Abantu bafashwe bambutsa ibiyobyabwenge mu ngingo ya 263 amategeko yarakajijwe bahanishwa igifungo cya burundu. Abangaba murumva buri 18,000 bure 310 zingaye, kandi bakavuga ko babimazemo igihe. Bigaragara ko niba bataha ngubu bashobora kuba hari n'ikindi gihe babijyanye. Abantu rero bakwirakwiriza bambutse imipaka ibiyobyabwenge igifungo ni cya burundu. Ubwo amategeko niyo agiye gukurikizwa, inkiko zikazakora ibyaho, ariko icyaha nikibahama ubu barakekwaho kuba barakoze ibyaha. Urumva ko bisobanura iperereza rigiye gutangirwa na ribu rikomeze,
natwe nka polisi turakomeza umurego mu rwego rwo gukumira no gushaka uburyo twakumira ibyaha nk'ibi ngibi biba byiza bazana ibiyobyabwenge mu Rwanda. Icyangiye ntago nyemera kuko bijya mu modoka sinzi ahantu byavuye n'ahantu byaturutse. Ngiye gusa imodoka nyisiga igoma nkarangiza gupakurura, nyisiga igoma nkambuka nkaza mu Rwanda, nkayisiga iri gupakurura, ngasubirayo umutande wamamagaye ambwira ko barangije gupakurura. Ngiye cyo ngona ndagenda ngafata imodoka nkayambutsa nkayigarura mu Rwanda, bakanshekingara kuri gate nkambuka ngakomeza nkaza. Imyaka yose nkoze muri ko nkoze hariya niko nikorera, ndagenda nkayisiga hari imodoka bagapakurura n'ibiri muri entrepot, barangiza gupakurura umutande boye wanje agatambwira imizigo ireneye twarangije gupakurura ngwino. Umuntu akeka ko ari bayo wabishizemo. Umutande boye wanje nuzi umuntu wari wese nuzi wabishizemo byose. Wowe nta cyawe ne. Je na cyaha nemera. Nitwa Murengera Ali. Murengera Ale. Turagira ngo tubwire uremera icyaha ko wenda babafashe ibi babafatanye yaba mukorogo cyangwa izi bure. Cyane wenda icyo ngiye nakwemera ni mukorogo na bure 15 zari zajya, ariko iyindi ryari mu rwego rwo kuvuga ngo n'ubugambanye kubera abashoferi uno mushoferi n'abashoferi bagenzi be bahora bashwana. No mushoferi nago babavugana neza kubera umushoferi atanga amakuru ku bari bagenzi bakamuteranya n'uyu nguyu, nanjye gutyo mbese amakuru bo bahora bashwana ku bwabo simbizi. Ariko iyi mukorogo na bure 15 zino nini zirimo Ntacyo twatri kuzibona. Izingizi nizo zanje, izingizi nizo zanje na nubwo nari ngiye kuzigurisha na nubwo nzi n'isoko ryaryo, ni kubera ariyo nani ni ariyo swing umuntu yabayifatira nicyo kintu umuntu abayi wenda nimba ari no kubizira. Ngiye nabo natanze amakuru, mbonye mugenzi wanjye ibyo yakoze nanjye ibyo yangwishijemo, nahise nanga amakuru vuba barabafata babazana. No kubera yataza kunshiraho bino bintu ntago nari kuzafatwa kubera ngo nk'urumogi ngo n'umwotsi, ntago bari ngiye Mustafa ukorana na Gerard no wakoze bino bintu. Mustafa ninde yabikoze ate, ari hehe ubu ngubu natanze amakuru nabo barabafashe barafunzwe. Ubundi urateka ko Mustafa yarabigenje yaba yarabikoze gute? Yabikoze tubwire ishusho rusange bitubwire. Byabaye mu joro ngiye nari mfunzwe muri Kongo. Urabona hano bari bamaze kumfunga muri Kongo kubera kwambuka, bari kumbaza ngo visa, kandi mora mupaka mu myaka makuru nahambutse naranga muntu mambuka mfite irangamuntu, bahanzana mfite irangamuntu, mambuka mfite irangamuntu. Ibyo bya visa byo kwishura mu mupaka ntago nanisanzwe mbizi. Ngiye guca ku ruhande baramfashe, kumfata banjyana muri biro yabo, barankubita baramvunagura, barandekura mu ijoro nko mu masaha moya. Bandekuye mu ijoro nko mu masaha moya, ndamanuka barambaza urajya kurara, ndababyangiye mfite mu rugo, ndajya kuryama mu rugo hano kuri hano za ofisi. Abyumvishije gutyo arambwira nta kibazo, nimba urajya kuryama mu rugo wanyu muri ofisi, mu gitondo uze kuzinduka hano twereke uze kunyura hano tukwambutse tukujyane mu Rwanda. Ndababwira naribi, ndaza nyura mpita manuka naho kugira ngo njye kuri iyo ofisi nese manuka mu kazi kubera ariyo ndazindukira njya gukora. Ndangije gukora ndangije gukora muri iryo ngeze mu kazi muri iryo joro, babizanamo bazana ibyo Sofia mbisanga nkikigera mu modoka, mbisanga mu modoka yanjye n'iyabo. Ikibazo cya mbere namubaje mu stade, ibi bintu bigezemo no gute? Ibintu bigezemo no gute? No kuvuga bisobanure neza. Waje mu modoka usanga harimo izi bure zirenga 200 birenze none ibishashi bibiri binini. Igikamugi mu modoka ye nayo harimo ibikapu harimo ibikapu harimo
arimo n'igiyo Sofia n'igitenge kiziritsemo nani ndabibona ndavuga n'ubu ari igihe nshobora ngiye gutanga amagambo gutanga urugambo rungana gutyo nkabibyira undi nangundi afite ikindi kintu bishingikirije wenda muri iki gipangu nangwa mu kazi ngiye nyirukanwa bikavuga ko nanze amakuru y'ibintu byo mbonye. No kuvuga imodoka ijya guhaguruka muri Kongo Urumogi wari warubonye? Ngiye narubonyemo ntanzi n'ukuntu byagiye uko rwara nambutse nzi ko banagiye. Oya kandi warubonye muri Kongo? Ngiye narubonye muri Kongo nzi nuko mbese aka kanya muri iryo joro kubera bo twaraye muri Kongo bo bahita bararabambutse twe tukomeza turara muri Kongo bo barara hano muri parikingi bambutse barangije kudesharge. Wanga kubitangira amakuru kugira ngo utiteranye? Ndavuga ngo kugira ngo umuntu anyirukane mu kazi byitwa ngo ngiye wenda ari ikindi kintu kibakuriye kibagaze mbere yewe nanga urwo rugambo biraza kugenda gutyo. Turajya wenda turebe kwari uzi ko uyu ari mukuru wawe nk'uko wabivugaga mu gicyo mfana ku cyoretse ko urwo rumogi ruguma mu modoka kandi uzi ko rushobora kuba rwabateza ibibazo arimo n'umuvandimwe wawe. Izi ngizi iyo nanjye mu rwego rwanjye sinjya ncuruza urumogi sinzi n'ukuntu barucuruza ariko izi ngizi mu rwego rwanjye nanjye iyo ndubonamo niyo kosa nari kwita mubzira aho barubitse ariko izo bashizemo izi ngizi ntago ari zo nasanzemo ibiyo Sofi bishashi binini birimo ibimogi byinshi birimo ibifurumba bingana nka gutya bayishizemo iyo modoka mu yacu ni yabo babikuramo bajya kubibika mu yabo sibyo babibitse mu yabo izi ngizi zo sinzi ukuntu bazibitse mu modoka sinzi ni n'amasaha bazibikiyemo mu modoka. Urakoze cyane nka wenda ndumvise ariko se umaze igihe kingana iki ukora kano kazi ese gukoresha ibiyobyabwenge byo bimazemo igihe kingana iki? Ubundi ubusanzwe nkoresha ibiyobyabwenge ariko sinducuruza. Umaze igihe kingana iki none? Imyaka ibaye 5 kubera ubuzima bwo mu muhanda nakuriyemo nakuze nirukanganwa mu famille mu kubera mu muryango nta bushobozi mu muryango wanjye ngiye nta bushobozi nirirwa nshaka amafaranga nshaka ubuzima ko bushoboka ya gushakashaka ariko nabyo usibye no kuvuga ngo nkagura. Umaze n'imyaka 5 ukora aka kazi? Ni nyinywa na wende kuvuga aka kazi k'ubutandiweho n'imyaka? Oya na 5 n'amezi 8 nari nkamazemo. Abo bantu se uko ubundi usanga urugurira iyo ugiye kurugura? Ubundi ubusanzwe hano hose tuvuze gutanga amakuru hano hose ntago wabura urumogi hano muri Gisenyi hose ntago wabura pushaka aho barugurishiriza. Witeguye gutanga ayo makuru wayambaza n'isa ariyo yose nagenda nkagutondera nimba ushaka n'abantu bose barucuruza nagenda nkakwereka uyu nguyu aho ndugurira ntago nsanzwe nducuruza fandi.